kwizera ari bwo buryo bwonyine Imana ishobora kutunezererwa, kuko Bibiliya yaratubwiye ngo ntibishoboka yuko umuntu utizera ashobora kunezeza Imana. Hari umuntu utashize muri mute. Asa n'utwaye imodoka ya myutinga. Kutizera rero ni kimwe mu nzitizi zacu zituma Imana itatwishimira, itatunezererwa. Kwizera nako kukaba umuryango ukingura kunezerwa kwacu, kunezezwa n'Imana, Imana ikatunezererwa. Ni nayo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu kubera kwizera kwiwe, Imana iramubwira ngo menye neza yuko unkunda, kandi Imana imuhereza titire, twavuga ngo ni titire iri hejuru. Mu bantu bahawe amatitire abiri akomeye n'abantu babiri, ni Aburahamu wahawe titire yo kwitirirwa abizera bose, sekuruza w'abizera bose. Titire ya kabiri yahawe umwami wacu Yesu Kristo amaze kuzuka mu bapfuye, yarangije imirimo yagombaga gukora, azamuwe ageze mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo Imana imuhereza izina riruta ayandi mazina yose, kandi Imana ishiraho itegeko, iravuga ngo kubw'iryo zina indimi zose zivuge ko ari umwami, kandi amavi yose amupfukamire. Abo bantu nibo tubona bahawe urwego, inzego bahagarariye z'ikirenga. Mu isezerano rishya naho hari inzego Imana yagiye itanga z'imirimo, uko Bibiliya avuga ngo Imana yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abigisha, abandi kuba abungeri, abandi kuba abavugabutumwa. Ni imirimo itanu, ariko iyi ni imirimo twita ministere, ntabwo ari n'impano kuko abantu benshi bakunze kubyitiranya. Iriya ni imirimo, ni abantu Imana yahaye imirimo yo gukora, ntabwo ari n'urwego. Ibintu bigomba gusobanuka, kuko njya mbyumva abantu benshi bavuga ngo yasengewe ku pasiteri, hanyuma ejo agasengerwa ku bubishope, ejo bundi agasengerwa kuba sinzi icyo abaco, ariko noneho bakagera ahavuga ngo yasengewe kuba intumwa. Ntabwo urwego rw'intumwa ruri hejuru y'urwego rw'abapasitori, kandi urwego rw'abapasitori nturi hejuru y'urwego rw'abahanuzi, n'urwego rw'umuhanuzi nturi hejuru y'umwigisha. Iriya mirimo ko ari itanu ni imirimo iresha, kandi yose ikora kimwe, kandi buri muntu wese yawuhawe kugira ngo yubake itorero. Byose niyenda nari nshatse kuvuga, ariko icyo nashaka kuvuga ni uko kwizera gutuma Imana itunezererwa, kandi tukagirana nayo ubusabane. Ntushobora kugirana n'Imana ubusabane udafite kwizera. Kwizera rero ni irembo riduhesha kwinjira mu busabane bwacu n'Imana, kuko iyo turimo dukorera mu kwizera tuba turi mu bushake bw'Imana, kuko kwizera kutaba gutandukanye n'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rihamanya n'ubushake bw'Imana. Ntushobora kandi gutandukanya Imana n'ijambo ryayo. Iyo wizeye ijambo ry'Imana uba wizeye Imana, kandi iyo wizeye Imana uba uri mu bushake bwayo. Icyo gihe noneho wewe n'Imana muba muri mudu imwe, muba muri mu bihe bimwe, kuko uri mu ijambo ry'Imana. Na Yesu yaravuze ngo nimuguma muri njye nanjye nkaguma muri mwe, ngo n'ijambo ryanjye rikaguma muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose. Kwizera rero ni inkingi ikomeye y'ubuzima bw'umukristo. Niyo mpamvu tugomba kubyiga neza, kandi tukabyumva, tukanabisobanukirwa, kandi tukabigenderamo. Twavuze kandi ikindi cy'ingenzi, twaravuze ngo kwizera ni ukumenya. Ntabwo wakwizera utamenye. Kugira ngo ugire kwizera ni uko ubanza kumenya.
kandi uko kumenya ni tahandi ni ukumenya ijambo ry'Imana. Ikindi twavuze yuko hari imfatiro zo kwizera zitatu. iya mbere nyine ni ukumenya ubushake bwayo, icya kabiri kuyigandukira, icya gatatu kwizera ayo masezerano yayo. Urashobora kumenya ijambo ry'Imana ariko nturyizere. Bashobora kumenya amasezerano ariko ntuyize. Barashobora kukwigisha ibintu ukabyumva ariko ntubyeme. Ibyo rero biratandukanye. Icyo dusabwa rero ni kumenya. Twamara kumenya noneho tukagandukira rya jambo twamenye. Kurigandukira ni ugukora ibisabwa na rya jambo, ni ukuryemera no kuryizera. Hanyuma rero tukizera rya jambo, tukizera ya masezerano ari muri rya jambo. Twagiye tuvuga ibintu byinshi ntakomeza kugarukaho, byaba bigiye gufata undi mwanya munini, ariko reka dukomereze aho twari tugeze maze turebe aho tuza kugarukira, yuko n'ubundi ndabizi ku isomo ntabwo nja kurirangiza. Reka turebe indi point ivuga ngo dushikira kwizera gute. Ni gute dusingira cyangwa ni gute twakira, ni gute dushikira kwizera. Bitewe nuko kwizera gushingiye rwose ku masezerano y'Imana, hariho isoko imwe gusa rukumbi yo kwizera, twita kwizera kwa Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. Nibyo nizo tahandi dukura kwizera. Mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 17 haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ijambo ry'Imana rigaragaza ubushake bwayo, kugaragaza ubushake bw'Imana. Iyo tumenye ibyo Imana ishaka niho gusa dushobora kubyizera. Urashobora kwizera amagambo y'abantu ariko amaherezo ugasanga waribeshe. Urashobora kwizera ibitekerezo byawe n'ubwenge bwawe, hari igihe bigera aho ngaho ugasanga waribeshe. Ariko iyo wizeye ijambo ry'Imana nta kwibesha kubamo, usanga warakurikiye inzira ikwiriye, kuko ijambo ry'Imana ni rizima. Pawulo rero arandika aravuga ngo isoko yo kwizera, aho tuvoma kwizera, aho tuvana ukwizera, nta handi ni mu ijambo ry'Imana. Nuko rero niba ushaka kugira kwizera ugomba kumva cyangwa gusoma amasezerano y'Imana. Kwizera ntiguturuka mu gusenga cyane, nubwo gusenga ari ngombwa kandi gufasha kwizera. Kandi kwizera ntabwo wakuvana mu kwiyiriza cyangwa ngo abeho abantu bakurambikaho ibiganza. Ibi ndabivuga mbizi ko abantu benshi babikonfonda cyane, ariko kwizera kuzanwa gusa no kumva ijambo ry'Imana. Kandi umaze kuryumva uba ugifite gufata icyemezo cyo kuryizera. Ushobora kumva ijambo ry'Imana ariko haba hakurikiraho noneho icyemezo cyo kwizera iri jambo. Urashobora gusenga kugira ngo kwizera kwawe gukomere, ariko ntushobora gusenga kugira ngo uhabwe kwizera bitavuye mu ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ikintu kimwe kizazana kwizera muri wewe nico wumvise, nico wasomye mu ijambo ry'Imana, cyangwa nico babwirije mu ijambo ry'Imana, cyangwa nico umwuka were yaguhumekeye, yaguhaye, yaguhishuriye mu ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo byara kwizera. Hanyuma amasengesho yacu agashigikira kwa kwizera kwacu, no guterana no gusangira n'abandi n'ubuhamya. Ibyo byose biza ari ibizamura kwa kwizera kwacu. Iyo umaze kugira kwizera, kwa kwizera gushobora noneho gukura kugakomera. Bibiliya ivuga inzego zitandukanye zo kwizera, uhereye ku kwizera guto ukageza ku kwizera kwimura imisozi. Kwizera kugenda gukura uko kugaburirwa kandi kugakoreshwa imyitozo. Mbese ni nkuko k'umubiri. Umubiri w'umuntu iyo utawugaburiye ntunawukoreshe imyitozo, uwo muntu ntiyakura, ntiyabaho. Habe n'urugingo rumwe gusa rw'umuntu, iyo utarukoresheje, ukuboko utagukoresheje
kuranyohwa ukuguru utagukoresheje ntikwa ni ukuvuga urugingo rwose rugomba gukora kugira ngo rube active. Kwizera nako rero iyo kutagaburiwe ntabwo gushobora gukora, kandi kwizera kugaburirwa gusa ijambo ry'Imana, kandi kugashirwa noneho mu bikorwa kukamenyerezwa. Ugomba gukomeza kugaburira kwizera kwawe utekereza ku ijambo ry'Imana. Ugomba gukoresha kwizera kwawe mu kugira ico ukora cyose kigendeye ku ijambo ry'Imana. Igihe wumva ijambo ry'Imana ariko nturishire mu bikorwa, kwa kwizera kwawe ntabwo kuzamuvinga, ntikuzakora, ntikuzakura. Petero yumvise ijwi rya Yesu rimutegeka kuza gutambuka, arabikora bishira mu bikorwa, agendera ku mazi. Ni ukuvuga ngo iyo wumvise ijambo ry'Imana ukaryizera, ugomba gutangira kurishira mu bikorwa, kandi uko ugenda ushira ijambo ry'Imana mu bikorwa niko ugenda umenyereza kwa kwizera kwawe, noneho bikageraho wizera kwizera kwawe. Mwumve neza iri jambo niyenda mvuze. Bigeraho utangira kwizera kwawe. Kwa kwizera kwawe kwagukoresheje ikintu ukabona kirabaye, bwacu ukongera ukizera ugakora ikindi kintu kikongera kikaba, noneho bigeraho utangira kwizera kwa kwizera kwawe, ukavuga ngo nizeye iki kintu kirashoboka, nizeye niki kirashoboka, noneho niki naco nacizera cyashoboka. Ukuvuga ngo iyo utagenda ushira kwizera mu bikorwa ntabwo kwizera kwawe gushobora gukura. Hari ijambo ririya jambo Yesu yavuze abantu bakunze kutumva neza, tutajya dusobanukirwa cyangwa abantu badusobanurira mu buryo butari bwo bitewe n'uburyo ryanditswe mu ndimi zacu. Biravuga ngo nugira kwizera nk'akabuto ka sinapi, ngo uzabwira ngo umusozi ushinguke utabwe mu nyanja. Hepfo akavuga ngo akabuto ka sinapi ngo ni gatoya cyane, ngo iyo bakabibye karakura, ngo kakaba igiti cy'inganzamarumbo. Iryo jambo muko yaryo uko ryanditse ntirivuga ngo nugira kwizera gutoya nk'akabuto ka sinapi, ahubwo riravuga ngo nugira kwizera gukura nk'akabuto ka sinapi. Nukwizera gukura, kuko akabuto ka sinapi ni gato cyane, niko na Bibiliya nyine bivuga, ngo ariko karabibwa kagakura kakaba igiti. Nico Yesu yashakaga kuvuga. Yaravuze ngo kwizera kwawe gushobora gutangira ari guto cyane nk'akabuto ka sinapi, ariko ntikugomba guhora ari gutoya, kugomba gukura ngo kukaba igiti, ngo kikaba igiti cy'inganzamarumbu, ngo gishobora ngo kugira igicucu n'inyoni zikarikamo zikugamamo. Ahangaha rero iyo ufite kwizera gutoya ukora ibintu bingana na kwa kwizera. Uko kwizera kwawe kugenda gukura niko ugenda ukora n'ibintu bingana no kwizera kwawe aho kwageze. Noneho ukazageraho kwizera kwawe ngo gushobora gukuraho imisozi, ariko kwizera gutoya ntikwakuraho imisozi. Kwizera gukuraho imisozi ni ukwizera gukuze, kwizera kwakuze. Reka mbabwire ijambo riri muri Ezra nkunda cyane, namwe mukunda cyane. Bibiliya iravuga ngo wa musozi wiyita iki imbere ya Zorobabeli, ngo uzahinduka ikibaya. Icyo iri jambo ryavugaga yuko hari umusozi munini muremure urumbaraje uri imbere ya Zorobabeli, ariko kandi iri jambo rikavuga ngo kwizera kwa Zorobabeli ni kunini cyane, ngo kuzamanura wa musozi uhinduke ikibaya. Ni ukuvuga ngo iyo kwizera kwacu ari kunini umusozi uramanuka, ariko iyo kwizera kwacu ari gutoya umusozi urazamuka. Nuko ibintu biteye. Iyo uri kureba umusozi akaba ari wo witegereza, akaba ari wo utumbira, kwizera kwawe ntigukora. Ariko iyo uri kureba kwizera akaba ari kuzamura, wa musozi uramanuka. Kumenyereza rero kwizera ni ukumenyera kugendera kuco ijambo ry'Imana rivuga, kandi ahangaha niho tugira ubunebwe bwinshi cyane.
tugendera ku byo twatekereje, tugendera ku nama abantu batubwiye, nazo ntabwo ari mbi, ariko niba atari inama zijyanye n'ijambo ry'Imana tibyari ngombwa. Tugendera kuri experience zacu na experience z'abandi, ariko icyo Imana yo idushakaho ni ukugendera kuco Imana yavuze. Kandi iyo ugendera kuco Imana yavuze, ntabwo ureba icyo abantu bavuze, nta nubwo utekereza icyo abantu bavuze, nta nubwo utekereza icyo abantu bashobora kuvuga, uko ijambo ry'Imana rikubwiye. Yoshua yakoze ikintu cyo kwizera cyane, kandi agikora adafite ahandi, nta yindi experience nimwe afite y'icyo kintu. Yuko abantu bose tubona ku rutonde rwo kwizera bagiye bakora ibintu bitari ibintu babonanye abandi, ariko bakoraga ibintu bumva Imana yababwiye, bahamanya n'ubushake bw'Imana. Imana yabwiye Abisirayeli ko bagomba kurwana intambara bakayitsinda, hanyuma bararwana, ariko ngo izuba riza kurenga bataratsinda ya ntambara. Ariko isezerano ryarimo ryari ryo gutsinda intambara. Haje umwijima washoboraga gutuma ya ntambara batayitsinda. Kubera yuko hari isezerano ryo kunesha urugamba, Yoshua yarahagaze aravuga ngo wazubawe uhagarare, nawe wakweziwe uhagarare, umunsi ni uhagarare, tubanze dutsinde urugamba, niturangiza kunesha abanzi bacu ibintu bibone gusubira mu buryo. Mutekereze nawe, ni ukuvuga ngo muntu Imana yaduhaye ubushobozi n'ubutware bwo gukora nk'ibyo ishobora gukora, kuko Imana yonyine niyo yaremye izuba, niyo iriheza n'itegeko ryo kugenda. Ariko ahangaha tubona yuko Yoshua arimo arakorana n'Imana. Ni naho tureba, tukireba kure cyane itangiriro, Adamu akiri mu ngobyi, akiri mu bwiza bw'Imana, yari afite imitekerereze y'Imana, yarebaga yumvaga nk'Imana, agatekereza nk'Imana. Ni ukuvuga ngo umutima wiwe n'uw'Imana byari hamwe, nka kuriya ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Abakorinto ngo twebweho twahawe gutekereza kwa Kristo. Iyo tumaze guhabwa uko gutekereza kw'Imana, ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana iyo riri muri twebwe, turi gutekereza uko ijambo ry'Imana rimeze, tuba dufite noneho gutekereza kw'Imana. Iyo dufite uko gutekereza kw'Imana, nico gihe dushobora gukora uko Imana ishaka, kandi tukavuga uko Imana ishaka, kandi tukagenda uko Imana ishaka, kandi icyo dukoze Imana ikacemera. Imana yararemye, nyuma yo kurema isangira ubutware bwayo na Adamu. Umunsi yahaye Adamu ubushobozi bwo kwita ibintu amazina. Buriya ni ugusharing. Imana yamusharinze pouvoir, yamuhaye ubutware ngo babusangire. Yuko ikintu cyo kwita izina ntabwo ari ikintu cyoroshe, ni ikintu kiri mu butware, ni ikintu kiri mu butware. Nenda ndaje kubisobanura. Imana ibwira Adamu ngo naremye ibintu, ariko nawe noneho bihe amazina. Ariko uko kubiha amazina ntabwo byari bivuga yuko Adamu agiye kubiha amazina, ahubwo byari nko kuvuga ngo ngahe menya bino bintu, ibi ni ibiki. Kuko Adamu yarari mu bwiza bw'Imana, agahita amenya ikintu Imana yaremye, akavuga ngo iyi ni inzovu, iyi ni inka, iyi ni ihene, iki ni iki niki niki. Icyo yise, Bibiliya avuga ngo ikintu cyose Adamu yise izina ngo niko cyiswe. Si uko Imana yemeye ko Adamu yita izina ibintu, ahubwo Imana yemeye yuko Adamu yabyise uko nayo yari kubyita. Yego. Amen. Amen. Urebye neza noneho ngo nyuma yabwo Imana yaje kurema umugore, kandi murema yabanje gusinziriza Adamu. Adamu akangutse, Imana ngwimuzaniye Eva, kuko Adamu yari agifite bwa bwiza bw'Imana, kwa gutekereza kw'Imana muri we. Abwira Imana, yamubwira ati iki ni iki. Noneho ngo Adamu aravuga ati uyu we noneho hatandukanye n'ibindi byose nabonye. Mu Gifaransa biravuga ngo voici un autre moi-même, dore uwundi noneho njyewe, uyabaye undi njyewe, ni njyewe wa kabiri. Abwira Imana aravuga ngo iri ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore. Buriya Adamu niwe wise Eva iryo zina, ngo azitwa umugore nk'uko yakuwe mu mugabo. Arabimenya, arabihishurirwa neza cyane, kuko yari afite gutekereza kw'Imana, ngo Imana irabyemera kuko niko byari bimeze. Rero
iyo turimo dutekereza ku ijambo ry'Imana nico gihe tuba turi mu bwiza bw'Imana no mu gukora kw'Imana no mu mbaraga z'Imana no mu bushake bw'Imana. Igihe ijambo ry'Imana riri gukorera muri twebwe nico gihe ubwenge bwacu bucishwa bugufi, amarangamutima yacu agacishwa bugufi, ubushake n'ubushobozi bwacu bigacishwa bugufi, noneho tukagendera mu bushobozi n'ubutware bw'Imana. Kandi buri gihe twebwe nk'abantu muri kamere yacu nk'abantu turi abanyantegeke. Iyo dutekereje nk'abantu turi abanyantegeke, habe nubwo twokwiga tukaminuza, ibyo twokora byose ni iby'abantu, ni ibinyantegekeya. Ariko noneho iyo turi munsi y'ubushobozi bw'Imana mu ijambo ryayo nico gihe dushobora kwimura imisozi. Amen. Niba koko twizera ibyo Imana yavuze, tugomba kuvuga kandi tugakora ibijyanye n'uko iryo jambo ry'Imana rivuga. Nukuvuga mu mvugo yawe no mu ndiro ugomba gukora ibijyanye n'ijambo ry'Imana rivuga. Niba wizera ko Imana izakumara ubukene bwawe bwose, niko ijambo ry'Imana rivuga, mu mvugo no mu ndiro byawe bizagaragara. Niba wizera ko Imana ishaka ko ugira ubuzima bwiza, amagara meza, ibyo nabyo uzabigaragaza mu mvugo no mu ndiro. Ariko ntushobora kwicara gusa uvuga ngo nzaba utekereze ko uzaba muzima, noneho utanabivuga, utanabyatura, utanabyizera. Kwizera kwa Bibiliya tigukorera mu bitekerezo byacu, ahubwo gukorera mu mutima. Pawulo yaranditse aravuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza, mu Baroma nanone cya gice cya 10 umurongo wa 10a. Umutima ni wo umuntu yizeza. Iyo wamaze kwizeza umutima wawe ugahereza umwanya ijambo ry'Imana icumbi ry'ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ico gihe n'ibyo uzavuga bizaza bivuye muri rya jambo. Kuko Yesu yaravuze ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja tashidikanye mu mutima. Mwumvise ijambo tubivuga ngo ntashidikanye gusa, biravuga ngo ntashidikanye mu mutima, ngo yizeye yuko ico yizeye kiri bube yakibona. Mu mutima wacu iyo twamaze kuhagira icumbi ry'ijambo ry'Imana, ico gihe n'ibyo tuvuga biva muri wa mutima kandi biza biherekejwe n'ikiri muri wa mutima ari ryo jambo ry'Imana. Mu by'ukuri akenshi iyo dutangiye kwizera amasezerano y'Imana, ibigaragarira amaso yacu y'umubiri hamwe n'ibinyoma bya Satani, ibitekerezo byacu biterwa no gushidikanya. Mu bihe nk'ibyo tugomba gukuraho ibitekerezo byo gushidikanya, tukabisimbuza amasezerano y'Imana, tukagandukira kwizera, kandi akaba ariko dukurikiza. Ni intambara zibiri ziba ziri muri twebwe, imitekerereze yacu, intambara z'imitekerereze Satani barimo aturasa, imyambi ya Satani iza mu bitekerezo, imvugo za Satani ziba ziri amajwi aba ari kutwongorera. Ibyo byose tugomba kubisimbuza, ukwizera. Hari ijambo nkunda, Yesu Kristo arimo asenga hariya ku musozi asenga agize iminsi 20, nibwo Satani yamuteye. Ni ikintu gitangaje cyane. Satani ntabwo yamuteye umunsi wa mbere, Satani ntiyamuteye ari basengesho hagati, cyangwa Satani ntiyanamuteye ataraje gusenga. Tekereza noneho amaze iminsi 40, nico gihe wakagombye kwibwira yuko Satani atashoboraga no kumwegera. Ariko na hariya naho Satani yaraje, kandi Satani yaje gute? Yaje mu bitekerezo. Ntabwo yaje ngo ahagarare, ntabwo yamubonye, ntabwo tubona ko yaje mu yindi shusho, buri yaje mu bitekerezo. Kandi biza ari ibitekerezo bishaka gusa nkaho bishigikira ya masengesho. Kuko yararangije gusenga, kandi igihe cyo kurya cyari kigeze, kuko iminsi yo gusenga yari irangiye. Satani aramubwira ngo hindura aya mabuye, kuko wasenze uri umwana w'Imana kandi urabishoboye kandi urashonje, kandi igihe cyo kurya kirageze. Ariko noneho Satani aramwongorera ngo hindura aya mabuye abe umutsima urya.
Yesu amenya yuko bitavuye ku Mana ahubwo bivuye kuri Satani. Icyo kintu rero cyo kumenya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani bisaba ubushishozi bukomeye no kuba ufite maturite, ubukure buhagije bwo kumenya gutandukanya ayo majwi. Yesu aramubwira ngo biranditse yuko umuntu atatungwa n'umutsima gusa ahubwo yatungwa n'ijambo ry'Imana. Ariko mubyumve neza, ntabwo yatungwa n'umutsima gusa, ni ukuvuga umutsima agomba kuwurya, umutsima ugatunga umubiri, ijambo ry'Imana rigatunga ubugingo. Bakomeje bagira ikiganiro cyane kugeza n'ubwo Satani yamubwiye ngo undamye guhereza ubutware. Ico nico cubahiro yashakaga kumuhereza. Wasenze, wakomeye, wumvishijwe, wagize iminsi 40 utarya, ufite imbaraga, ukeneye ubutware bwo gutwara inosi. Ariko ico Satani atarazi nuko atarazi ko Yesu Kristo azaba umwami w'isi akaba n'umwami w'ijuru, umwami w'abazima n'abapfuye. Rero akenshi iyo turimo twizera, iyo turi mu ntambara y'amasengesho, ntabwo bibuza yuko hazamwo n'izindi ntambara ziduca intege cyangwa zishobora no kutuyobya. Nagiye mbona abantu benshi bayoba cyane kandi bakayoba bagiye amasengesho. Abantu benshi bagiye amasengesho bagakora ibidakwiriye kubera ubuyobe bwo kutamenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ibitekerezo byabo. Reka turebere hamwe amwe mu makosa rusange yo kwizera akunze kubugaragara cyangwa se akunze kubaho rimwe na rimwe, amakosa abantu bakora mu kwizera. Akenshi iyo tugerageje kwitoza kwizera Imana, tunanirwa kugera ku byo twifuza kuko tudakurikiza uko ijambo ry'Imana rivuga. Rimwe na rimwe mu makosa akunze guhurirwaho cyane ni igihe dushaka kwizerera ikintu Imana itigeze iduhaho isezera. Rwose ibi bintu narabitekereje, numva ari ibintu tugomba kwiga kandi tugomba gusobanukirwa. Imana igendera ku masezerano yayo ari mu ijambo ryayo, ariko hari igihe twebwe dushaka kwizera, noneho twashaka kwizera tugashaka kurengera imbibi z'ijambo ry'Imana. Imana yashyizeho imbibi ziri mu ijambo ryayo, hariho limite, hari imbibi, hari icyo yavuze. Noneho twebwe tugashaka kurenga za mbibi kandi tukazirenga twitwa ko turimo twizera. Hanyuma muri kwa kurenga za mbibi zo kwizera tugasanga ibyo twasabye ntibibaye, hanyuma tukibwira yuko Imana itumvishije. Ariko nuko mu by'ukuri tutashoboye kumva neza icyo Imana ivuga. Urugero, Bibiliya ivuga ko abashakanye bashobora rwose kwizera ko Imana izabaha urubyaro, kuko ijambo ry'Imana ririmo amasezerano bashobora kubyara, niko Bibiliya ivuga. Nzi abagabo benshi n'abagore benshi bashakanye, hanyuma abaganga bakababwira ko badashobora kuzagira urubyaro, ariko nyuma yabwo baza kubyara. Hari urugero rumwe njya nkunda gutanga, ni urugero, ni couple y'abantu, ni inshuti zanjye cyane, twamenyanye kera cyane tukiba mu Rwanda, hanyuma nza kuza hano muri Amerika, nabo baza kuza, batuye mu mujyi wa Boston, ni inshuti zanjye. Bagize ikintu cyo kwizera gikomeye cyane, kandi hizeye umugore niwe nzi ko ari we wagize iyo ntambwe yo kwizera, ariko n'umugabo yaramushigikiye mu kwizera, ariko umugore yari afite kwizera gutangaje. Bamaze gushakana, umudamu yararwaye, amaze kurwara gwari igihe kirekire. Nyuma agiye mu bitaro baza kumubwira yuko atazabyara. Baramubwira ati rwose ntabwo uzabyara na gatoya, bitewe n'ukuntu umubiri wawe uremye, na acide iri mu mubiri wawe tushobora kubyara. Ava mu Rwanda agenda muri Afurika y'Epfo, ageze muri Afurika y'Epfo nabo bamubwira gutyo, baramubwira ati ntibishoboka, ntabwo ushobora kubyara. Arataha. Bukeye asoma ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda, ntawe uzagumbaha. Niko iryo jambo rivuga mu Kuva igice cya 23 umurongo wa 25 kugeza kuri 26.
haravuga ngo uzagira umugisha uruta w'ayandi mahanga yose, ntihazaba ingumba y'umugabo cyangwa y'umugore muri mwe cyangwa mu matungo yanyu. Ariko iri ni isezerano nza kubabwira Imana yahezaga Abisiraheli kandi igashiraho n'ibigomba gukurikizwa kugira ngo rino sezerano rizabe ryakubahirizwa. Uyu mudamu amaze gusenga yumva yuko Imana itanga urubyaro, arize amaze kwizera, yagiye akora utuntu tumwe na tumwe nyine wavuga ati ibyo ari byose harimo nk'ubusazi, ariko nyine kwizera n'ubundi iyo wizeye biza bisa kubusazi, kuko uri gukora ibintu bitari logique, bitari nyabyo, bitari mu bitekerezo by'abantu bidashoboka. Ikintu cya mbere yakoze, yafashe icumba ciwe kimwe acita ic'umwana, aragenda aragitegura, agura igitanda, agura na berso y'umwana, agura n'indabyo, agura utuntu twose tw'umwana, ashiramo n'intebe z'abantu baje kumusura yabyaye, hanyuma aragikinga aravuga ngo nta mushitsi uzongera kurara muri iki cyumba, nta muntu iki ni icumba cy'umwana wanjye. Icya kabiri yakoze, yita umwana izina. Amaze kwita umwana izina, bukeye umunsi umwe akora ikintu, n'ubu iyo nganiriye nawe nzaseka cyane, ariko wari muzima cyangwa byari bimeze gute? Ariko iyo kwizera kwaje kugukoresha ibintu abandi bataba bari kumva. Bukeye aragenda ajya mu mujyi wa Kigali muri meri, ico gihe niho bari bakicyandikishiriza abana. Aragenda ajya muri serivisi y'irangamimerere, aja kwandikisha umwana we muri leta, aja kwandikisha umwana muri leta. Ashitse asabye audience, baramujyanye bamugejeje ku muntu ushobora kumwandikira umwana. Aramubwira ati naje kwandikisha umwana wanjye. Uwandikaga aramubwira ati rwose n'uburenganzira bwawe, umwana wawe yitwa nde? Amubwiye amazina y'umwana, ise yitwa nde arabimubwiye, nyina yitwa nde aramubwiye, yavutse ryari? Ati ntabwo aravuka. Haravuka ati none uje kumwandikisha ataravuka? Ati azavuka ryari? Ati simbiza ariko azavuka. Nuwande se? Nuwanjye. Ufite inda se? Ati ndaye mfite ariko azavuka. Aramubwira ati rero mubyeyi twumvikane, sohoka twebwe tujya twandika abana bavutse, abataravuka ndabo tujya twandika. Ariko uwo mugore aravuga ati nubwo nari mbizi, nubwo yambwiye ibyo nzi nyine bijyanye n'amategeko, atariko njyewe nakoze ico kwizera kumbwiye kandi nasize nandikishije umwana mu kwizera. Ibyatinze yabyaye umwana, abyara umwana w'umuhungu, n'ubu niwe bafite ni nawe nyine babyaye. Kwizera gushingiye ku cy'Imana yavuze niko tugomba konyine guhagararaho. Icyo nanishatse kubabwira muri iki gice cyo kwizera ko Imana itanga urubyaro, iyo ugisomye neza ntabwo Bibiliya ivuga ngo biravuga ngo nzabaha abana, ntabwo ivuga ngo nzabaha abahungu, nta n'ubwo ivuga ngo nzabahereza abakobwa. Nubwo Imana ishoboye byose nta kiyinanira, ariko mu isezerano ry'urubyaro ntabwo Imana ivuga ngo nsaba umuhungu. Iyo rero tugiye kujya hirya y'imbibi ukavuga ngo ndasaba umwana w'umuhungu, hari abo nagiye mbyumva Imana bakaba barasamye bafite inda y'umwana w'umukobwa, akajya gusenga wa mwana ataravuka ngo Imana ngo ihindure umwana mu nda ngo azavuka ari umuhungu. Ubwo ni ubuyobe, kuko Imana yaguha umuhungu kuko yaguhereza n'umukobwa, ariko mu masezerano y'urubyaro tugira muri Bibiliya ntabwo Imana ivuga ngo nzabahereza umwana w'igitsina runaka. Imana ivuga nzabaha abana. Tugomba kujya twumva no kumenya no gusobanukirwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Tuzi yuko hari abo Imana yagiye abana ba Sara, ba Samweli, mu buryo bagiye bavuka, ariko iyo urebye ririya ntabwo bigeze basenga ngo bavuge ngo uzampereza umwana umeze gutya. Hariho n'ibindi dushobora kwiga. Hari igihe usenga ikintu kijyanye n'icyo Imana nayo yashakaga. Mu gihe ba Samweli bavukaga hariho ubushake bw'abana bazaba abakozi, abatambyi. Ugasenga ikintu kijyanye n'icyo Imana nayo yashakaga, none Imana ikavuga ati nanjye Imana ivuga ati nanjye ngize Imana mbonye umuntu ushaka icyo nashakaga, Imana ikatihereza. Imbibi, kumenya imbibi ni ikintu cy'ingenzi cyane. Reka turebe irindi segesho nkunze kumva abantu bakunze
gusenga kundi kurwana n'umwanya bimwereka mbisimbe mu byo mba nanditse. Hari isengesho abantu bakunze gusenga riri mu gitabo cy'Abafilipi rivuga ngo nzabamara ubukene. Haravuga ngo kandi Imana yanjye izamara ubukene bwanjye bwose kuko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri. Ahangaha umuntu aribaza, ariko se hari ibyangombwa bisabwa kuzuzwa kuri iryo sezerano? Ni ukuvuga ngo umuntu wese n'uyu munsi yosenga ukavuga ngo Mana umara ubukene bwanjye bwose. Ese iri jambo Pawulo yanditse ni ijambo riri common, ni ijambo riri ku bantu bose, umuntu wese wosenga akavuga ugahagarara ku isezerano ukavuga ngo Mana waravuze ngo uzamara ubukene bwanjye bwose, hanyuma Imana ikabikora? Iyo urebye iryo sezerano ryo mu Bafilipi igihe ryavugiwemo ubona ko atari isezerano ryahawe abakristo bose muri rusange, ahubwo ni isezerano ryahawe abakristo bashigikiye Pawulo mu mirimo w'ivugabutumwa, bamufasha kumara ubukene yari afite. Ndajya nenda Imana ifashe, umwuka wera mfashe mbibasobanurire neza mushobore kubyumva. Pawulo niwe wabwirije ubutumwa bwiza Abafilipi. Amaze kubabwiriza ubutumwa bwiza yaje kujya ahantu agira ibibazo byinshi, arafungwa. Noneho Abafilipi bagiye bamufasha kenshi. Usomye kino gice Pawulo aravuga ngo si rimwe gusa ngo mwaranzirikanye kenshi. Bagenda bamuzirikana, anavuga yuko ngo mwamaze ubukene bwanjye igihe nari nkenye. Ngo si uko ngo nshaka kuvuga yuko nari nasabirije kuko nize ngo kunyurwa n'ibyo afite, atari ko mwaranzirikanye mumara ubukene bwanjye. Bagera naho bamwoherereza amafaranga bayahaye umugabo witwa Epafro cyangwa Epafrodite wagiye akayamugezaho. Pawulo rero agiye kubandikira aravuga ngo kubera yuko mwamaze ubukene, kubera yuko mwashigikiye umurimo w'Imana, kubera yuko mwashigikiye ndi umubyeyi wanyu, nanjye ndizera ndashidikanya ko Imana izabamara ubukene bwanyu. Bitewe nuko bashakaga ubwami bw'Imana mbere na mbere. Ni ukuvuga bari bashigikiye ubwami bw'Imana mbere na mbere. Kujya birivuga ngo mbere na mbere mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabo. Ibo ntibitaye ku byabo, bashatse cyane gufasha no gushigikira ubwami bw'Imana, gushigikira Pawulo. Iyo dushigikira ubwami bw'Imana dushigikira abantu bari kwamamaza bwa bwami bw'Imana. Ariko rero iyo tuvuga ngo Imana ngo izamara ubukene bwacu kandi tukabyizera, yego ni byiza kubyizera, ariko se ni irihe sezerano uhagazeho rishigikira kwa kwizera kwawe? Ni irihe jambo uhagazeho? Kuko kwizera kwawe kugomba kuba gufite isezerano guhagazeho, ijambo ry'Imana rihagazeho. Nimba isezerano ryawe ridafite aho rihagaze ntacyo uzabona. Reka mbabwire ibi bintu bibiri. Isezerano ry'ubukire riherekezwa n'ibintu bibiri cyane, nimba habona abandika ibindi, ariko njyewe ndeka mvuge bino bibiri. Riherekezwa no gukora, hanyuma rigaherekezwa no gutanga. Iyo rero urimo ukora urashobora kwizera yuko Imana iheza umugisha ibyo urimo ukora. Ariko niba udakora ukaryama hanyuma ugatekereza yuko uzaba umukire, byaba bibushanye, waba uri hirya y'amasezerano y'Imana. Nkunze kubwira abantu uko njyewe mbyumva. Imana yabwiye Abisirayeli bakiri mu nzira irababwira ngo nzabatunga mbaheze manu kuko muri mu nzira, timufite aho guhinga, muri mu nzira, muri mu rugendo. Ariko umunsi bambutse bagera muri Kanani, manu yarahagaze. Imana irababwira ngo muhinge. Iki ni igihugu cyo guhinga, iki ni igihugu cyo guteza imbere, cyo gutera imbere, ariko nimwe mubikora, hanyuma zahereza umugisha imbuto zanyu.
noneho igitangaje ni uko abakristo kugeza n'uyu munsi tujya tuvuga ngo dusabe Imana iduhereze manu. Iyo dusaba manu tuba dusaba gusubira mu butayu, yuko manu yahawe abantu bari mu butayu, bari mu rugenzi, badafite aho guhinga, badafite uburyo bwo kwiteza imbere. Ntabwo tugomba gusaba manu. Niba dushaka kujya muri gakondo, niba turi muri gakondo yacu y'amasezerano, tugomba guhinga, tugomba gukora, tugasaba imvura, tugasaba umuyaga, tugasaba izuba rimeza ibyo turimo dukora. Mu Batesalonike ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 10, Pawulo yaravuze ngo udakora ntakari. Umuntu rero udakora hanyuma akavuga ngo Imana izamara ubukene bwiwe, yaba yarengereye ku isezerano ryo guhabwa umugisha. Imana iravuga ngo nzaha umugisha imbuto z'amaboko yawe. Kandi Imana ikarwanya umuntu udakora n'umunebwe, Imana irabirwanya. Ariko iyo uhagurutse ugakora, wakoresha amaboko, wakoresha umutwe, ubwenge, ibyo ni ibikorwa Imana ishobora guhereza umugisha. Nayo mpamvu mubona bano bantu muri ibi bihugu turimo bakize, baraturenga, baraturusha, barakora 24 hours, barakora, kandi umugisha wo gukora uri kubizera no kubatizera. Biravuga ngo ngushiriza imvura ababi n'abeza. Umuntu nagenda agahinga umurima munini azasarura, ariko nudahinga ntabwo uzasarura, kuko mu Migani 27 umurongo wa 18 haravuga ngo uhinga umutini niwe uzarya imbuto zawo. Niba rero dushaka kwizera gushobora kugira ico kutugezaho, nuko tuba twizera ijambo ry'Imana kandi tukagendera muri limit, tukagendera titurenge imbibi z'ijambo ry'Imana. Nigeze mbona umunsi umwe batwigisha kwizera, aho nari mbari ya Kimisagara muri Restoration Church, batwigisha kwizera, twari dufite amasengesho y'iminsi 40. Barangije kutwigisha kwizera, umudamu umwe arasohoka rwose yumva yuko yagize kwizera, aragenda yurira mu modokari yagomba gutaha, ariko adafite tiki. Aravuga ngo arizeye ngo Imana ngo iramufasha, nimba yarizeye ko batamwishuza, nimba yarizeye ko Imana imuheza amafaranga akishura, simbizi. Gusa cyose amateka mfite nuko yinjiye mu modokari nta mafaranga afite, ngo arizeye. Onu kurenga imbibi z'ijambo ryo kwizera. Yaragiye ageze aho yagomba kuviramo, arabwira ati ishura, arabwira ngo nta mafaranga afite. None wije mu modokari udafite amafaranga, mumenye ibingibi yuko na shoferi nawe na nyiri modokari nawe bayasenze yizeye yuko aza kubona abagenzi, kandi ntabwo abasenze ngo wabona abagenzi badafite amafaranga. Abayasenze ngo abona, nukuvuga ngo nukwizera kubiri kuri nko kurwana hagati aho ngaho. Icyo rwose umudamu yavuze mu buhamya bwiwe nuko bamwatse sakame yiwe, barayisigarana, barambwira ati nuzana amafaranga tuzayigusubiza. Nubwo yagiye avuga ngo kwizera kumukojeje isoni, ariko ntabwo ari ukwizera kwamukojeje isoni, ahubwo n'ubujiji, kuko yizeye and the whole ya limite y'ijambo ry'Imana. Nzi undi musore nawe bigishije ijambo ry'Imana, ndamuzi, ariko babikoze bakiba muri Vyura, bamaze kwigisha ijambo mu buryo gukuraho imisozi. Aramanuka aja ku ruzi ngo agiye gukuraho ikiraro, ngo agiye gutegeka ngo ikiraro gihari kihafi, nikihava abantu bazanyure hehe. Aragenda ashikarahagarara ngo wakiraro ndagutegetse mu izina rya Yesu nguveho. Ntabwo cahavuye n'ubukira cyahari, cyangwa se niba cyarambwe cahavanwe n'ibindi. Ariko uko nukutamenya, nukutamenya icyo ubushake bw'Imana n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Icyakabiri nanibuze hejuru yo gukora, noneho gutanga, ariko kunguko Pawulo yavuga ngo Imana izabamara ubukene kuko batanze, bakoze. Gutanga Bibiliya ivuga ngo guhesha umugisha kuruta guhabwa. Akenshi dushaka ko Imana iduha kandi twe ntaco twakoze. Nubwo tudakora kugira ngo tugure n'Imana, ariko dukora kugira ngo Imana iheze umugisha ibyo turimo dukora, noneho wa mugisha akaba ari wo uba umugisha wacu. Kandi ibyo gutanga ntabwo
ibyo gutanga ntabwo ari amafaranga gusa. Ushobora kutaba ufite amafaranga ariko watanga n'ibindi, wafasha n'abantu mu bundi buryo butari amafaranga. Imana ihereza umugisha ibyo wakoze, ariko Imana ntabwo umugisha w'Imana, Imana ntigira desordre, Imana igira ordre mu bintu byose. Imana ntiyashigikira umuntu w'umunebwe, Imana ntiyanashigikira umuntu nubwo mu by'ukuri tubona ko hari abantu bamwe bakire kandi babagugu, ariko buriya bwa bukire bwabo babufite nabo barakoze niyenda nubwo badatanga ariko barakoze. Twebwe noneho nk'abakirisitu, niba twumva ko Bibiliya ivuga ngo nzabamara ubukene, nashatse kubereka iki kintu cyo kumva ko Imana igendera ku ijambo ryayo, ariko rimwe na rimwe twebwe turenga imbibi z'ijambo ry'Imana. Iyo turi rero imbibi z'ijambo ry'Imana ntaco tugomba kuba twabona, ariko iyo turi kugendera ku by'Imana yakoze, iby'Imana yavuze, ico gihe turashobora kugira ico dukuramo. Nta burenganzira rwose dufite bwo kwibwira ko twakwiringira ko Imana izatumara ubukene bwacu kandi tutabasha cyangwa se tutubahiriza amategeko yayo, amategeko yayo agendanye n'ubutunzi bwacu. Mu isezerano rya kera Imana yabwiye abantu bayo ko bavumwe bitewe nuko bimanye ibyacumi byabo, ariko ibasezeranya ko izabaha umugisha nibaganduka bagatanga 1/10 cyabo n'amaturo. Sinshatse kuvuga ku byacumi, sibyo ngiye kubabwira, ndababwira isezerano ryo gutanga. Mu isezerano rya kera uko Imana yari yarababwiye, nzabaha umugisha nimutanga, nimudatanga nta mugisha nzabahereza. Niko byari bimeze, nuko iryo jambo ryari ryubatse. Inyinshi mu migisha dusezeranirwa muri Bibiliya ifatanye no kugandukira Imana kwacu. Bityo rero mbere yuko tugira ico twizera, tugomba kwibaza iki kibazo: mbese nujuje ibisabwa bifatanye n'iri sezerano? Iki kintu ndimo saba kiri muri ihe sezerano riri mu ijambo ry'Imana, ndaryujuje? Niba utaryujuje, banza wuzuze ibisabwa kugira ngo ushobore kugira ico wizera. Mu isezerano rishya Yesu yaravuze icyangombwa kigendana na buri gihe cyose dusenga cyangwa igihe cyose dusaba. Yaravuze ngo mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ntashidikanye, yabwira umusozi ngo shiguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko ico avuze gikorwa, yabibona. Nico gituma mbabwira nti ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Nukuvuga ahangaha ugomba kuba wabisabye, wabishizeho umutima, kandi wizera ko biri mu ijambo ry'Imana atari ibintu byawe. Igisabwa Yesu yavuze ni ukwizera ko twahawe igihe dusenga. Ahangaha naho nikindi abantu dukunze kuvuga ngo ndizera ko, ningaho tujya twizera ko byabaye, tukabona kuvuga ngo twizeye. Ubundi Yesu aravuga ngo numara gusenga wizeye, n'utari bubone uwo munsi, ariko wizere yuko uzabihabwa. Ari ijambo narimo soma ejo ririya Yesu yavuze, nenda aba ari ryo ndangirizaho, simbizi nimba n'iminota ntayakoresheje irenga. Turangiza ryari? Urashaka pastor, urashaka iminota yawe 10. Okay, murakoze. Murakoze cyane. Hari ijambo Yesu yakoresheje natwe tujya dukoresha, ariko ntitwumve neza akamaro karyo cyangwa se uko Yesu yarikoresheje. Dusanga Yesu hari igihe yasenze isengesho arisubiramo inshuro 3. Kandi iyo twiga hejuru yo kwizera, bitubwira yuko dusenga tukizera,
tukimara gusenga ukizera hanyuma ugategereza biravuga ngo timukagira ico mwiganyira ahubwo ibyo mushaka byose mubisabire mubyingingiye kandi mushima ugasenga hanyuma ukarategereza kinginga unashima ariko wizeye yuko ibyo wasenze wamaze kubihabwa niko muri Yohana havuga Yesu yasenze isengesho rimwe gusa tujya tubona ryonyine yasenze asubiramo ni rimwe gusa igihe yaragiye gupfa nibwo yasenze aravuga ngo mana iki gikombe kindenge ariko arongera aravuga ngo bibe nk'uko bishaka ntibibe ubushake bwanjye abisenga inshuro zitatu iriya sengesho mu by'ukuri ntabwo ari isengesho twakagombye gusa nkaho turishira imbere cyane ngo tujye tuvuga ngo Yesu yarasenze nawe yasubiyemo ririya asubiramo rya Yesu ntabwo ryari mu bushake bw'Imana kuko na Yesu ubwiwe yarabivuze yaravuze ngo ntibibe nk'uko mbishaka akenshi kandi tujye turasenga tukavuga ngo ntibibe nk'uko tubishaka ahubwo ntabwo Imana ishaka ko dusenga ibijyanye n'uko twebwe dushaka Imana ishaka ko dusenga ibijyanye n'uko iyo ibishaka wibuke ko Yesu atasengaga mu kwizera kujyanye n'ubushake bw'Imana mu by'ukuri igihe yasengaga inshuro eshatu ngo arebe ko niba bishoboka yarokoka umusaraba yarazi ko ibyo asaba binyuranye n'ubushake bw'Imana niyo mpamvu inshuro eshatu muri iryo sengesho yiyeguriye ubushake bwa se aravuga atari ko ndabisenga kubera ubwoba ko ndabisenga kubera gutinya ko ndabisenga kubera umubabaro ndi kubona imbere yanjye ariko kandi data ndasabye ngo bibe ubushake bwawe iryo sengesho rya Yesu akenshi rikoreshwa mu buryo butari bwo nk'urugero rwo gusenga buri gihe kuko hari bamwe bigisha ko tugomba iteka gusoza amasengesho yacu tuvuga ngo niba ari bwo bushake bwawe cyangwa ukavuga ngo ariko ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka mu gukurikiza urugero rwa Yesu ntabwo ariko twakagombye kujya tubikora twakagombye kuvuga ngo nimba ari bwo bushake bwawe ahubwo none se wagiye gusenga ikintu utazi ubushake bw'Imana wagombye gusenga wamaze kumenya iki kintu ugiye gusengera ko ari ubushake bw'Imana kandi tiwakagombye gusenga uvuga ngo ntibibe ku bushake bwanjye yuko n'ubundi ntabwo byagombye kuba ku bushake bwawe ahubwo byagombye kuba ku bushake bw'Imana reka mbabwire irindi sengesho dukunze guhagararaho akenshi tuvuga hejuru yo gusenga inshuro nyinshi ariko ntitwumve icyo Yesu yashakaga kuvuga muri uwo umugani w'umucamanza mubi muri Luka igice cya 18 havugwa hejuru y'umupfakazi watitirije uyu mugani ntabwo uvuga kwizera ahubwo utwigisha guhora turi imbere y'Imana hari isengesho ryo kwizera ariko noneho hari n'umutima wo guhora dusenga uyu mugani utwigisha guhora imbere y'Imana kuko biravuga ngo none se ngo ni gute Imana itahereza abantu bahisaba ku manywa na nijoro ahangaha bitwigisha gusenga guhora imbere y'Imana guhorana umutima w'imbere y'Imana duhora mu bushake no mu busabane bwacu n'Imana ikindi iri sengesho ritwigisha ryo muri Luka nuko tutagomba gusenga gusa iyo tugize ikibazo runaka aho twebwe niko tubicurika turabicurika tukavuga ngo nukuvuga ngo igihe tugize ikibazo tugomba kubisengera kugeza igisubizwa ariko sicyo uriya mugani uvuga guhora dusenga atari ugusenga gusa mu gihe habaye ikibazo tujye duhora dusenga tuhore mu masengesho kuko mwabikoze bya buri gitondo atari uko gusa tugiye gusengera ibibazo ndumva ngiye kugarukira ahangaha hanyuma nze gusiga umwanya wo gusenga niyenda
niba dusenga muri rusange simbizi cyangwa reka nanjye mfate umwanya mutoya senge hanyuma nze gutanga umwanya ku muyobozi. Mana turagushimiye kuko uri Imana yacu ivuga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi imvugo yawe dushobora kuyumva mu bwenge bwacu bwa kimuntu no muri kamere yacu. Imvugo yawe itandukanye n'imvugo y'ababyeyi, n'imvugo y'inshuti, n'imvugo z'abavandimwe. Imvugo yawe yumvwa n'abantu bafite umwuka wawe. Ku ijambo ryawe ravuga ngo Imana ni umwuka, abayisenga bakwiye kwisenga mu mwuka no mu kuri. Utwigishe kumva, utwigishe gusobanukirwa, utwigishe kumenya, tumenye ijambo ryawe, tumenye icyo ritubwira, turyizere, ribe mu mutima wacu, riyobora ibitekerezo byacu, riyobora imikorere n'imigirire n'imibanire n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Tubashe kuvuga amagambo ashingiye ku ijambo ryawe, kandi amagambo arema, kuko nawe waravuze isi baho, waravuze ibi tubona byose bibaho ukoresheje ijambo ryawe, kandi waturemye mu ishusho yawe, uturema mu bushobozi no mu butware bwawe, uturema turi mu isezerano ryawe. Waduhaye ururimi rwo kuvuga, kandi rwo kuvuga ibyiza no gutanga umugisha. Waduhaye ubwenge, waduhaye ingingo zose kugira ngo tuzikoreshe ku bw'icubahiro cyawe. Muri iyi si turimo turwana na byinshi, bimwe biri mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibindi biri mu kamenyero kacu. Turwana n'imitekerereze itandukanye ya systeme y'isi, turwana n'ibyo abantu bashaka kudukoresha bijyanye n'ibyo bifuza ku buzima bwacu no ku buzima bwabo. Rimwe na rimwe tukananirwa guhitamo igikwiriye. Turwana n'intambara y'amajwi ya Satani asa nkaho ari ijambo ryawe, ubundi asa nkaho ari amagambo meza. Ntidushobore kumenya kuyatandukanya ngo dutandukanye ijambo rituruka iwawe n'ijambo ritari ryawe. Akenshi dushaka, Satani ashaka kutuzamura no kudushira hejuru, ariko ijambo ryawe riratubwira ngo twicishe bugufi, nkuko kuwicisha bugufi niwe uzazamura. Ariko Satani yashatse kuzamura Yesu ngo amushire hejuru kandi ngo amuhereze ubutware, ariko Yesu yamenye ibyo bitekerezo ko bitari iby'Imana. Turasabira ubwenge bwacu kugira ngo bujijuke, duhabwe kumenya, gusobanukirwa neza. Turasabira n'amaso yacu kugira ngo ahumuke, tubashe kubona, kuko ijambo ryawe ravuga ngo amaso y'imitima yanyu ahwezeshwe, ngo mubashe kumenya ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Umaze guhura na Pawulo, ngo amaso yiwe ngo yavuyeho ibyatumaga atabona. Yabanje kwibwira yuko ari umuntu ushoboye, umuntu wakora, umuntu ubona, ariko bamweretse ko amaso yiwe atabona, umuhereza andi maso mazima. Mana turakwinginze mu izina rya Yesu, uduhereza amaso mazima abona, tumenye ibyawe, tubitandukanye n'ibitari ibyawe. Tumenye ubushake bwawe, tugendere mu bushake bwawe, dukorere mu bushake bwawe. Twubake ibikwiriye kubakwa, dusenye ibikwiriye gusenwa, kuko wabibwiye Yeremiya, uramubwira ngo ni wewe nzakoresha.
wamubwiye kuzamukoresha mu buryo butangaje, kandi natwe ushobora kudukoresha mu buryo butangaje, kuko wavuze ngo nitwizera ijambo ryawe ngo tuzakora ibiruta ibyo wakoze. Kandi twabonye Petero ahagarara umunsi umwe avuga ubutumwa bwiza, abantu 3,000 barakizwa. Turasaba rero izo mbaraga, ubwo bushobozi, ubwo bushizi bw'amanga, uko kugendana nawe, ko guhindura iyi si, kubika imitekerereze ya Satani, kubika systeme, tukubaka izindi, kuba abantu batagendera kubidakwiriye ariko turi abantu bagendera kubikwiriye. Dusenga amasengesho ajyanye n'ubushake bwawe, kandi amasengesho ahindura. Urakoze Mana, uheze umugisha buri muntu wese uraha muri aya materaniro, ariko kandi ureke imitima yacu ihabwe kumva no kumenya no gusobanukirwa ikijambo ryawe ritubwira. Tubisabye gutya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.